twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutujyana neza kuri iki cyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 3 Gicurasi 2026. Dore amasomo agiye kutwegereza ab'ijuru. Isomo rya mbere ni mu bitabo byakozwe n'intumwa, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko abavugaga ikigereki muri bo batangira kwinubira Abahebureyi, kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Nuko 12 bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa barababwira bati, ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo 7 b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashingiye umurimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose. Batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora na Filipo na Polikori, Nikanori na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiokiya, wari umuyoboke w'idini y'Abayahudi, maze babashyira intumwa. Zimaze kubasabira zibaramburaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abaherezabitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Uhoraho ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho, abantu umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimumucurangire inanga y'imirya 10, mumuririmbire indirimbo nshya. Kuko ijambo ry'Uhoraho ntagorama, n'ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anabesheho mu gihe cy'inzara. Uhoraho ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Isomo rya kabiri ni ryo mu baruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa, umutwe wa 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Bavandimwe, nimwegere Nyagasani we nyabuzima ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Bityo namwe mube nk'amabuye mazima, mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana kubwa Yezu Kristo. Koko ibyanditswe bivuga ngo, dore nshyize muri Siyoni ibuye ry'insanganyarukuta, ibuye ry'indobanure kandi rifite agaciro gakomeye, maze aryishingikirizaho wese ntazakorwe n'ikimwaro. Mwebwe rero abemera iryo kuzo ni iryanyu, naho kubatemera, ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryahindutse ibuye ry'insanganyarukuta, ariko ribabera ibuye basitaraho n'urutare batembaho. Barasitaraho kuko banze kwemera ijambo ry'Imana, kandi nacyo bagenewe. Naho mwebwe mu bwoko bwatoranyijwe, imbaga y'abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango w'Imana yironkeye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by'uwabahamagaye abavana mu mwijima, akabinjiza mu rumuri rwe rw'agatangaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yabwiye abigishwa bati, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Ungiye kubategurira umwanya. Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati, Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenye inzira dute? Yezu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyo mwari munzi, na Data mwamumenya. Cyakora kuva muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo niko guhita amubwira ati, Nyagasani, twereke so biraba biduhagije. Yezu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye aba yabonye na Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ni muri Data, na Data akaba muri nge? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data ukora muri nge ni ukora imirimo ye. Nimwemere ko ni muri Data,
na data akaba muri njye, byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa data. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Turi mu gihe cya Pasika. Pasika itwibutsa izuka rya Nyagasani, Yezu wazutse, Yezu wazamutse mu ijuru, ariko natwe twifuza gutuzamura. Iki cyumweru cya gatanu kiraduha ishusho ya Kiliziya. Abari muri Kiliziya, intego remezo tuza kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya gatanu cya Pasika nyine, Kristo wazutse ushaka gutuzamura, nuko Kristo ashaka gutuzamura, twebwe tukanangira, tukamurwanya, tukagenda twimanura. Kristo ushaka gutuzamura, tukimanura. Ngiyo Kiliziya turimo, ngaho dushaka kugana. Kristo aza kugira ngo atwegereze Imana Data mu ijuru. Uzi kwibaza ikibazo no munsi, harya nkorera ijuru cyangwa ndi gukorera umuriro? Ibyo ndi gukora, ndi kubikora ngendeye kuri Kristo we wazutse akazamuka, nanjye akaba yifuza ko ahari nanjye niho naba. Icyifuzo cya Kristo nuko twamusanga aho yagiye kudutegurira imyanya mu ijuru. Aha niho tugenda tugaruka uyu munsi, ko Kristo atuzamura, twebwe tugashaka kwimanura. Amaherezo yacu na yahe? Wibaza icyo kibazo. Turazirikana ingingo 3 za kudufasha gucengerwa n'ijuru, zidufasha gucengerwa na Kiliziya, abayirimo, ibiyirimo, uko iteye, uko ikoze n'uko ikora. Nyagasana tube hafi, natwe turusheho kunogera Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ingingo ya mbere iritwa ubwoko bw'abari muri Kiliziya. Ingingo ya kabiri, ibibazo Kiliziya ihura nabyo. Icya gatatu, turaza kureba nyine ishusho y'abari muri Kiliziya nyirizina, abari muri Kiliziya ibibaranga. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere yaza kwitwa ubwoko bw'abari muri Kiliziya. Turabona amoko 3 y'abantu y'abari muri Kiliziya. Ndifuza gukubaza, muntu ugendera ku moko, aya moko ubwo nayahishatse kuvuga, nahengiye kuvuga. Nanjye kubwira ngo bishyire muri comment uze guhita ubivuga amoko 3 ngiye kuvuga, ushobora gusanga watsinzwe cyangwa nanjye natsinzwe. Reka rero tubona amoko 3. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'abahakanyi. Guhakana Imana ari mu magambo, ari no mu bikorwa. Ubuzima bwawe ukaba ari guhakana Imana. Ushobora guhakana Imana mu bikorwa, ibikorwa ukora bibi bikaba ari ibikorwa biharabika Imana, bihakana Imana, birwanya Kristo, ukaba ari mu nyamurwanya Kristo. Abo ni abambere, abatemera cyangwa abahakanyi. Ubwoko bwa kabiri ni abashidikanya. Ni ubwoko buri hagati. Ni wa muntu wemera ariko yagera mu bibazo agatangira agashidikanya, ati harya ubu Yezu aracyariho? Harya ubu Yezu bambwiye niwe koko cyangwa barambeshye? Nuko ukagenda ushidikanya, ati harya nibyo? Ubwoba, harya Yezu ibi nibyo? Ko ngeze ahakomeye, harya turacyari kumwe? Kugenda wibaza ku Mana, wibaza kuri Yezu, niba ukiri kumwe na Yezu, nyamara uri kumwe nawe. Urashidikanya bitewe n'iki? Reka gushidikanya. Ubwoko bwa gatatu ni abemera. Abemera ko Yezu Kristo yazutse, ndetse ko yasubiye mu ijuru, ndetse ko natwe yagiye kudutegurira ko tuzabaho. Kwemera bishingiye mu ijambo rimwe, kwemera Imana, kwemera ko Imana iriho, kwemera ko Imana muri kumwe. Aho ni ukwemera kwacu gushingiye. Nawe nanjye tuze kureba abantu 3, ufata uwuhe mwanya? Ushobora gusanga ufata uwo hejuru, uri umuhakanyi rwimbi, cyangwa wenda byibuze ujye ufata uwo hagati, kuko abenshi niho duherereye. Ntabwo nakwemera ngo ndemera 100% ko rwose ndemera 100%, ahubwo ndashaka kugira ngo Nyagasani ngeze ku rwego rwa 3 bwo kwemera 100%, kwemera ko nyine Imana iriho kandi ishobora byose. Uremera, urashidikanya cyangwa urahakana? Ibaze nanjye nibaze. Ingingo ya kabiri, ibibazo biri muri Kiliziya. Ibibazo biri muri Kiliziya ni byinshi cyane, ariko nkuko tubizi ntago tubona gusa ibibazo, aho haza n'ibisubizo. Muri aka kanya tuye gutambuka mu byanditswe bitagatifu by'uyu munsi, turebe ingero z'abashoboye kubona ikibazo cyari kiri muri Kiliziya, bakajya n'uburyo batanga ibisubizo. Abo ni abemera.
umaze kubona ikibazo cy'abashidikanya, abahakanye bibasiye kiliziya, hanyuma se utangiye ikihe gisubizo wowe? uze kubyibazaho. Turumva mu isomo rya mbere harimo ikibazo kiremereye cyane, ikibazo nyine cy'abahakanyi batangiye kuvuka ndetse n'abashidikanya barimo bariyoberanya hafi aha ngaha. Ikibazo cy'ubwoko, noneho irondakoko, irondadini ritangiye kuziramo, n'irondakarere rizaza kera kabaye, irondagihugu. Iyo risi ukomeze ushyireho abantu bose b'abahakanyi bariho. Twumvise ku ikubitiro kiliziya igitangira havutse ikibazo cy'amoko, abahebureyi n'abagereki. Ngo abagereki batangira kwinubira abahebureyi ko batita ku bapfakazi babo uko bikwiye. Abapfakazi babo, akantu wa mubyeyi we, ngo abacu, cya kibazo cy'amoko, extremiste que nous sommes, abaheza nguni. Nuko rero ati abacu ntibari kwitabwa. Abacu wa mubyeyi we ni akajambo nanjye kuvuga kabi, byerekeza ku kwironda, kwikubira. Ibyo rero nibyo byakuriye ikibazo aho ngaho muri iyo kiliziya. Hagiye kugaragara bwa bwoko butatu nababwiye hejuru, abahakanyi nyine batangiye kuzana irondakoko, abashidikanya nabo bari hafi, ati turabigenza dute ko bikomeje gutubera urusobe rw'ibibazo. Hanyuma haraza kuza bemera intumwa, urugero rw'intumwa Petero na ba 11, bagakemura iki kibazo bashyiraho batora abadiyakoni. Abadiyakoni ni urwego rwari rushinzwe igabura, serivisi, kugabura, kwita kuri abo bapfakazi ku buryo hataza kuzamo desekiribure, ubusubane. Nuko bakabitaho, abandi nabo bakegukira ijambo ry'Imana. Iyo partage, uko gusaraganya imirimo, ngo uko intumwa zikemura ikibazo. Abemera, mu bemera iyo havutse ikibazo bigenda bite? Wasanga bagikemuza inkiko, wasanga bagikemuza intambara, wasanga bagikemuza intwaro za kirimbuzi, wasanga bagikemuza ibirozi n'ibindi byinshi cyane biranga nyine abahakanye. Iyo ikibazo cyavutse mu rugo rwawe ugikemura ute? Kiliziya, paruwasi yanyu, mu muryango remezo, mukemura muti ikibazo. Iri somo ry'izi ntumwa riratubwira uburyo abakristo bagombye kwitwara, uburyo havuka ibibazo, kuko nyine ahari uruntu hanuka n'uruntu, ariko urwo runtu iyo rwaje tuzana dutuba umuntu, tuzana dutuba ubuntu bw'Imana aho hantu nk'abakristo nyine babatijwe. Anacyo isomo rya kabiri rije ritubwira ihanga ritagatifu, la nation sainte. Iryo hanga rero twebwe twatowe, uwabatijwe aba yaratowe. Watorewe iki? Kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Icyo nicyo twatorewe muri batisimu. Hanyuma se ibyo bikora ubwo butumwa bukora ute? Nk'umuntu watowe, ihanga ritagatifu, ababatijwe, abemera. Abo ngabo rero nibwo Petero mu isomo rya kabiri arimo atwibutsa abo tugomba kubabo. Ese turashikamye mu Kristo bwacu? Ikibazo cyaje tugikemura dute? Ivanjiri y'uno munsi nayo ntiri kure y'uburyo dushobora gukemura ikibazo. Inzira nta yindi ni Yezu Kristo, we nzira, ukuri n'ubugingo. Amen, amen, amen. Yezu aragaruka ku bantu bemera ngo bazakora byinshi, ngo byibuzwe n'imwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho kuko ngiye kwa Data. Amen, amen, amen. Ko Yezu agiye kwa Data, asize bande ku isi muri ya kiliziya. Ninjye nawe twebwe ngo babatijwe nitwa asize, ntawe ndasize. Hanyuma se nadusiga, turasigara dusiganuza isoko Yezu Kristo, cyangwa turasandara tukajya mu isayo n'ahandi henshi cyane? Ngo iyi shusho ya kiliziya, ngaba ari muri kiliziya, Yezu aradusiga agira ngo twitegure, ajye kudutegurira imyanya, hanyuma tuzamusange, kuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ugera kuri Data atamunyuzeho. Nawe rero nicyo kizaranga abemera, gukora ibyo Yezu Kristo yagombye gukora. Uri aho ngaho, uri hariya, ese uhagarariye Kristo? Uri gukora ibyo Yezu Kristo yagahakoze? Cyangwa urahari nk'ipoto, nanjye kuvuga nk'ishusho aho muri kiliziya? Ukora iki? Uri maze mu iki? Uri kuyisenya cyangwa uri kuyubaka? Niba abana batema ishami baryicayeho, ushobora kuba uri muri kiliziya warabatijwe, ugakomezwa, ukagana andi masakramentu tutiriwe turondora aha ngaha, ariko rero uri kuyisenya, ari wowe uri kuyisandaza, kandi byaba. Ingingo ya gatatu, ibiranga bari muri kiliziya. Mbere yo kumva ibiranga bari muri iyo kiliziya,
ndagushikaza kumva ino nkuru. Muvyeyi, iyi nkuru ngiye gukubwira, fata agatambaro kawe uko arabuza kugera ukarira, ushobora gufatwa n'ikiniga uze kwihanagura ubuzima bukomeze, dore ko uramutse utishingikije Kristo ngo ureke Kristo agusige hasigaye winogereze, ndakubwiza ukuri ushobora kugira agahinda gakomeye cyane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, trelwe ngo abakateshiste batatu ngo bakoraga kwa padiri, babandi b'indani imbere rwose, babandi kuko bavuga bati aba ni abakateshiste. Bayita umukateshiste umuntu wese uyobora abandi mu nzira y'ukwemera, ubigisha agatigisimu amahame y'ukwemera akabatoza. Aba ni abakateshiste. Abantu rero ko ari batatu baraba indani bagakora cyane igihe babaga nyine bari kumwe na padiri abayobora abitaho. Padiri yabagiye ak'umuntu kakabazamo yarunturuntu, bagatangira bagashwana uko ari batatu, bagashwana. Ariko padiri yabahari bakongera bakumvikana ngo buri wese yarafite urugo rwe rw'isezerano yitaho, nk'umukateshiste utanga ubutumwa, abantu beza bitwara neza mu ngo zabo, bagomba gutanga urugero rwiza mu ngo bubatse, aho bubatse. Nuko ngo igihe kimwe kiragera, runturuntu iza kuza, nyirya runturuntu nyine yaje mu Bagereki n'Abayahudi, ntibongera kwitagaho uko bikwiye. Babakateshiste baza kuvukamo igice kimwe kijya ku ruhande, ikindi ku rundi. Ngo babiri muri bo ngo bacyura abagore ku mpande, bazana izindi ngo ku mpande, ingo zitari zisezerano. Mu Gifaransa barabyita deuxième biro ya kabiri cyangwa ya gatatu cyangwa n'iya gatanu ntawe wamenya. Ariko ibyo bakabikora rwihishwa, hato padiri atazabimenya, ubundi akabasezera kuri uwo murimo bakoraga w'Imana, kuko batangiye kubivanga, bagakora ku buryo bwose bihishira, baviyongiye muri izo ngo zabo, bakongera akagaruka nyine kuri wa murimo kwigisha. Nuko ngo umunsi umwe abakateshiste babiri bakomeza kwibaza batari ko ibintu nubwo padiri atabizi, ntihagere n'undi ubirabukwa, aho mugenzi wacu ntabwo azatuvamo, aho ntazaturaburiza. Nuko bashaka uburyo bwose nawe bamuzana muri ya groupe cya kigare, kugira ngo nabo bajya bajyana kuri uwo murimo rwihishwa, bajya no mu zindi ngo yumvikane kuzisenya. Uwo mugambi barawucura. Bamaze kuwucura, uko ari babiri bari basigaye, uburyo bazazana wa wundi nawe bagakomeza kuba batatu, nk'uko bari batatu n'ubundi bari batatu. Igihe kiragera, umugambi barawuzuza, bafata icyemezo cy'uko bagiye kujya mu gihugu cya kure, bakajya gucishayo inzaratsi ku mupagani, bityo ntazarabukwe. Baragenda muri icyo gihugu bacishayo inzaratsi, barazizana, inzaratsi zizakurura wa wundi amarozi. Nuko bashakisha undi nawe utarigera karagira mu kiliziya, umupagani upinga ibya kiliziya, urwanya kiliziya. Bashakisha umugore nk'aba bagore b'abapfasoni birukaga kuri ba Pawulo, babuza kwamamaza inkuru nziza. Bamuha ubutumwa uko azisiga iyo miti, hanyuma yamara kwisiga miti agasuhuza mu kateshiste, ubundi akamukura akamurarura, nawe akajya muri ya groupe, ubundi ibisa bigasabirana, bagakomeza kuba batatu nk'uko bahoze n'ubundi ari batatu bunze ubumwe. Wa mugore bwa butumwa arabuhabwa, byumvikane ko bamuhaye uruho rw'amafaranga kugira ngo azabigereho, dore ko ntabwo wajya muri iyi misiyo nyine nta mafaranga ufite. Wa mugore aragenda ku munsi wa mbere, ashakisha amayeri yose yakurura wa mukateshiste, arayashaka biranga. Ku nshuro ya kabiri akomeza kwibaza uko yabigenza. Ku nshuro ya gatatu nabwo yisiga ya miti kugira ngo nyine azamukurure. Noneho bigeze aho ngaho wa mugore aricara aribaza ati, harya ubu aba bagabo bampaye iyi miti, bampaye n'uburozi, nimara kwica uriya mugenzi wabo, dore ko ari ukumwica nyine, kumukura akamwegereza akajya muri iyo groupe, bose bagasabirana, hanyuma nibarangiza kumwica singiza gukurikiraho. Nuko wa mugore w'umupagani arebye hirya areba hino, abona ari utahiwe kuzicwa, afata icyemezo cy'uko ibyo bintu aba biretse, mu gihe gikomeza kugenda yibaza ngo harya ibintu bizarangira bite, aho sinjye uzakurikirwaho mu kwicwa. Ndabizi uraza kumbaza niba uwo mugore iyi misiyo yarayikomeje, ushobora no kumbaza uti se wa wundi yaje kugaruka muri ya groupe, ese padiri yaje kubimenya, ese byarangiye bite?
sinifuza kukubwira uko byarangiye kuko inkuru iracyakomeza, atari uko bitarangiye, ahubwo nshaka kukubwira ngo urabe maso nawe. Turi ku isi. Pawulo niwe uvuga uti wowe uhagaze uritonde utagwa. Kuba maso, kugira ubwenge, kugira ubushishozi. Uti harya ubu aba bantu bari kwica mwene wabo, bari guha mugenzi wabo uburozi, hanyuma njyewe umupagani bizarangira bite? Aho sinjye uzakurikiraho ubundi nanjye bakambitana bakanyica? Aho ngaho niho nawe uza kwibaza uno munsi, kuko nawe uri muri kiliziya, uri umukristo. Bariya bari kugukoresha ugambana, wica, uroga, bagakunyuzaho inzaratsi. Aho nibarangiza kwica uriya, uragira ngo wowe bazakureka ukomere? Ndakwifuriza kwibaza, dore ko umukristo ari ukomeza kwibaza. Aho niho ushaka gusoreza uti ukomeze wibaze, ukomeze wibaze iyo kiliziya ya Kristo irimo bande? Ni wowe nanjye tuyigize. Igishusho nashaka kwereka kiliziya iri mu bibazo, ariko hari abari gutera ibibazo. Ariko se koko umukristo ntiwakamubatera ibisubizo, abazana ibisubizo? Kuki ari njyewe wahora uzanira kiliziya ibibazo runtu abacu? Ibyo byose rero ni ibibazo dukurira kiliziya. Wasanga uri mu bantu bateza kiliziya ibibazo muri iyi minsi, wasanga uri mu bantu bari gukura kiliziya ibibazo muri ino minsi. Ikibazo cya runtu nk'ababyeyi mwe kiri muri kiliziya, ababatijwe koko n'icyo bita kwemera. Reka dufatemo amasomo menshi muri iyi nkuru iza gukomeza, cyangwa nawe uzakomeza ku bundi buryo, uzareba iherezo ryayo. Icya mbere, hari abantu bemera uburozi kurusha Imana, bakemera imiti kurusha Imana, bakemera inzaratsi kurusha Imana, bakemera amayeri y'inosi kurusha Imana, bakemera ibirozi, ubuhanga bw'inosi kurusha Imana. Abo rero bari mu batemera, babandi twahereho haruguru. Kwiringira ubwenge bwawe, kwiringira amayeri yawe, kwiringira amafaranga yawe kurusha Imana, kandi byababa. Icya kabiri, twongere dutekereze ku bintu byose bituma dushidikanya n'ibituma duhakana. Runtu yaje muri twebwe. Amakimbirane, amatiku, amanyanga, amarozi, ibi byose ni ibimenyetso by'abatemera. Byose ni ibimenyetso by'abashidikanya, by'abahakanye. Iyo mushwanye, iyo umwiryane waje, amoko, amatiku, amanyanga, amarozi, ingeso mbi zikikoranyiriza aho ngaho, ni ikibazo umubyeyi we kiki, ni ikibazo cy'ukwemera abantu bafite. Icya gatatu nacyo cya nyuma dusorejeho, twongere twibaze ababatijwe, abari muri kiliziya. Wasanga ari ngewe uri kwiteza ibibazo. Wa mwana utema ishami kandi aryicayeho. Twongere turi abantu b'indani, babandi b'indani mu rusengero rwacu, ab'indani muri kiliziya. Bamwe bari gushwana n'abandi, bamwe bari guhimbira abandi bidakwiye. Ubwo bugambanyi, ibyo ni ibimenyetso bya runtu ku babatijwe, abakristo, abana b'Imana. Runtu rero tumaze mwabyeyi mwe. Uko kwiyandavuza, iyo sayo, uko gusenya ingo z'abandi, ibi byose ni ibimenyetso by'abahakanye, ni ibimenyetso y'abatemera Kristo. Ibi byose no kujya mu mukungugu, kumanuka hasi, de bassesse, gusenya ingo z'abandi, guca inyuma, ingeso mbi nyinshi cyane. Ubwo ni runtu, ibintu byo hasi gusa, ibintu byo hasi, kugenda tumanuka dans les bassesse. Ibi byose ni runtu nyine. Nawe uzi kwibaza niba naho uri kumanuka mu gihe Kristo ashaka kukuzamura, wowe ukagenda umanuka mu bintu byo hasi, umanuka muri runtu, umanuka mu isayo, umanuka ujya hasi, kandi uri indani mu idini, uri indani muri kiliziya. Warabatijwe. Umuntu wese wabatijwe aba ari indani. Uri wihaye Imana, uri indani, uri umukateshise, uri wa wundi. None ni wowe uri kugambana, none ni wowe uri gukwirakwiza amacakubiri, ironda koko, ironda dini, ironda karere, kandi udahwema gusenga, udahwema nanjye kuvuga ijambo ry'Imana. Ukuri kuvuga ijambo ry'Imana ni kuri kugenda uyivuguruza, kandi byaba. Ababyeyi mwe, iki cyumweru Yesu ari kwifuza gutuzamura. Ndinde wo gushaka kwimanura, ninde wo kumurwanya ngo ushake kumanuka. Ngiyo kiliziya ya Kristo, ishusho ya kiliziya, harimo abana b'Imana, abana bemera, bagerageza kurwana n'ibyo bibazo byose, ndetse rimwe bakagenda babonera ibisubizo ko ari ugusenga, gukomera kuri Kristo w'inzira, ukuri n'ubugingo. Ariko harimo n'abandi benshi bayirwanya bayirimo, aho bose bari kugenda bahigahigana, bagenda intatane, ubuyobe, kwemera ibintu kurusha Imana, kwemera abantu kurusha Imana, kujyana abandi mu nkiko, kandi abapagana kare bacira imanza. Ibi byose ni ibyahanuwe
kandi turi kubona ingero nyinshi cyane z'ibiri kwa bene nk'ibyo ngibyo byose, kujyana bagenzi bacu mu nkiko, kubashora ku bapagani, kubatemera, kandi twarabatijwe turabakateshisite mwa, kandi byaba. Mbifurije icyumweru cyiza, Kristo wazutse atuzamure, bityo natwe azatugeze mu ijuru. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.